musore naramubajije ngewe ubwanjye naramuhamagaye ndamubwira ngo ese amakuru ndi kumva avuga ko hari umukobwa wakoraga mu rugo kwa Yago Pondate amakuru ari kuvuga ko ay'imihanda yego ntabwo iyi nkuru ntabwo ngenze ngo nyikofurime amakuru aravuga ko ubwo yajyaga gutura za Kagugu Yago Pondate yagiye agafata umwana w'umukobwa umwe uzajya umukorera amasuku mu rugo. Amakuru avuga ko uyu mwana w'umukobwa bamwitaga Kenya wakoraga amasuku mu rugo. Yari umukozi cyangwa ari yakoraga yaraza agataha? None wa wundi uzo gataha. Urabizi ibyo ni ibintu bibaho ahangaye Kigali. Yego. Byinshi. Sibyo? Amuhuza n'uwo musore. Uyu musore naramubajije ngewe ubwanjye naramuhamagaye ndamubwira ngo ese amakuru ndi kumva avuga ko hari umukobwa wakoraga mu rugo kwa Yago Pondate. Bakunzi ba Kim TV reka tubashuje cyane mwe mwakoze subscribe, like, share na comment mukaba mwese mwarifasha mukiyandikisha ku kinyamakuru cyacu. Yes. Ubaka kanya rero twaje twiteretse muri no mihanda kugira ngo tubashe kugira ikintu tubaganiriza. Turi kumwe n'umuvandimwe Dekaba. Bamwita Dekaba. Kabaka. Ubundi bivuze kaba kwita wongeraho ngo isereri mu mitwe yabo. Isereri mu mitwe yabo. Ushatse kuvuga iki? Nuko ngo ngewe naje nje kandi ibyo najemo ndabizi. Cyangwa waje kubatira isereri. Sibyo? Niyo mpamvu ngomba kuba isereri mu mitwe yabo. Urambaje ngo bishatse kuvuga iki? Waje kwajagaraza. Ngo kuba isereri wankunda utankunda. Urumva? Nyine ngomba kuba isereri. Ubwo ntago winginga inshuti. Sibyo se ushaka se kuvuga? Mu kinyarwanda kiza baravuga ngo urumva wenda n'ubwamagambo ngiye kuvuga remereye. Ikimbwa yanze umanika ireba. Ubwo uzagomeza ubatemo paka. Ariko inde muntu wabivuze. Ni Yago. Yago niwe wavuze ngo numve muvuga ngo ndirimba numve nzazibaha. Wango nyine bro. Muvuga ko ari yanze umanika aho ireba. Ayiwe. Uri kubyumva? Mugira philosophe za Ateye. Nyine ndi isereri mu mitwe yabo. Washana nkundira abantu. Oya. Yo niyo tistashi tumusuhuza. Ako ya tistazo mukunda bro. Tistashi. Oya tistashi n'umuvandimwe wanjye. Niwango tistashi urabizi twarakoranye kuri Nino TV. Tistashi bura kera erega burandi no mu bantu bajyaga bafata tistashi bajyaga baba bari inyuma kuri kamera ye. Yego. Najyaga mufata ama video. Kenshi. Nyine muri cyagiye cyacu nyine tubo hakumwe nkuko nawe twaba turi kuri stade. Najyaga mufasha. Kandi ikindi tistashi n'umuvandimwe twarakoranye kuri Nino TV abamucambuzi n'umukada Erikada. Mukada nawe reka tumusuze nawe no mwiza cyane. Ariko ari kurya wenyine wowe mukada ewa. Mukada ngo wamagaye kangahe? Nyuma y'uko ejo ngiye kubona nkabona umukada naramwandikeye. Mukubita voice. Abaraje mu kiganiro. Ati Kabaka yambwiye ngo anjyana ahantu kunamika gatungo. Mukada ngo wamagaye kangahe koko? Ati soni ziranye ndavuga ati Kabaka noneho yishe umuzungura. Nimba icyo kintu mukada yakivuze kaba ntago ujya ugura. Oya ufite telefone ariko ubwo ntago ujya ugura. Oya bitewe urumva umukada twe tumaze iminsi tutabonana. Uri kubyumva? None se kuri telefone? Oya umva se umukada arakibara kino kiganiro. Mbabarire basize arakireba tu. Umukada nanjye turi umukada azamakanye. Sibyo? Bagabo natanga ni mucambuzi cyangwa basharo mimupagase. Sibyo? Nabara Batistashi bose. Umukada ari defagira. Imwe. Umukada nago nyine ikintu cyo kugira ngo uzamubone kuri phone bro. Nwango wowe niba ufitanye gahunda n'umukada ategereza we aguhamagare kandi aguhamagara uri update. Iyo defara yigira nawe ndabizi. Wangu noneho kumushaka kuri phone we byagusaza.
none ngiye bitewe n'ukuntu namubuze urumva yagiye asanga voice nyine kuri WhatsApp se muvandimwe bimeze bite ko turi kuburana umutega igisiga sagatungo oya nago namuteze igisiga ega burara ukuntu abantu burana nubwo ibi byose nubwo tuza tukitamo ibi byose ako buriya agatungo nta kigasimbura itungo nezerigaga ikigize cya karuta itungo buri itungo nubwo ari abantu nyine benshi baritera ibuye itungo ryo ari ryo ryose ngenda ryemera wowe ni ari ryo ryose ariko ngewe ubwiyo mvuze agatungo bagenzi banjye bo ku gatungo bahita bakumva hari agatungo tujya duhuriraho n'abantu benshi ndabizi neza tukitereka tukakavovora ubundi mugenda mwenyine ubundi mwihimbye agatsiko ariko n'abantu we nta gatsiko tugira tubabarira have abo bantu uvuze wowe Tistash Umukada Mucambuzi na ntuzi na oya nabo n'abasharo oya abo nuko wenda twakoranaga urumva ariko man ngewe subwo ngewe ugiye kubara twenda tubyite nka genge ngewe mbamo shazoza undi Mukada ni ubura niwe muntu wagwa itro yanjye nyine Umukada niwe muntu ukubwira iti kabaka nanjye ndamureba akancanga Mukada w'igisambo Mukada nagari igisambo Mukada w'igisambo wirya wenyine oya Umukada nagwa ajya wenyine furanze nukuri shamwana Umukada nanjye ndeba ijisho ryiza basi nanjye nabikore none se ko aba hamwenyine oya bro reka nkubwire Umukada warifashe ukora agatsiko kawe nanuze n'iki gisambo ngo ni kabaka oya muri ibisambo rese ronda kunda barakubivuga umenya ko buriya nawe ucisha ari icyo bita ari icyo twitaga Erikada entertainment urabize ko ihari icyo kintu rero nicyo kintu nanze Erikada entertainment baretse gatoya kuvuga mbanze none nkubwira uruzi ko nagize management bita Erikada buriya katsa nyine rari tukomerezaho impamvu mvuze kino kintu Umukada nawe arabizi hariya nyamwandikira akahita mbwa ati shiro wenda kwe ngiye nkundikundira none yo yivugira shiro we urabizi ndakwemera urabizi rukuna gusubiza Umukada gwa neza Umukada kira gikaritsaze rugo Umukada ngengize uko nguko ariko ngiye Umukada bumbabariye shout out ku Mukada man is my big brother ndakwemera man subize ko ngukunda nyine Umukada kuri nge man Umukada n'umweskoro Indoya we uretse reka mbanze muteri Umukada man hizi byarenze no kuba yaba ari brother nyine ni is my blood man nyine nge nawe ni nkamarasa mwe nyine tu urumva ariko Umukada ntari bibi man oya Umukada man ari birye nyine wenda ikintu kirimo nuko wenda nyine areba ijisho bamwe abandi akaribimisha oya buretse bo batahuye Umukada dore impamvu ibintu ugomba kumenya kumufatisha biragoye numufatisha nyine areba ijisho abakiri oya sabakiri ahubwo we numufatisha wangu niba wenda ushaka gutamo ni nk'urugero mufatisha muri kumwe sibyo nushaka musangiye ahubwo ari undi muvandimwe nabuze sha ukunda kurumwe n'Umukada cyane umwe yitwa Jido ukora kuri Jidos ukora kuri amita Jidos kwa mama rwa Gasabo uriya muhungu nawe cyakoze mwese muri bamwe nawe uruhara rwaragiye kaba ku ruhara na rwaraje ariko tazaneke na ruhara ariko utazabana nuko niterekeyemo akagofero ingofero bare kw'Imana reba nesirikari isoso none sinangire ruhara niki reba nta Umukada nawe azakora kweba ingofero Jidos azagerageza Jidos sinyabara bayikuyemo undi ninde undi waruvuze harya ni Sharomi Mupaga Sharomi Azimana ubundi bamugari mukomoka ku umubyeyi imwe Sharomi hari umuntu nagiye kubona mbona araje aramwahuranyije ngo Sharomi mumukunde kuri DPTV ejo bundi bujuje n'ibihumbi 12 ubona ko bari kugenda bazamuka neza mbona umuntu aramwahuranyije iti Sharomi ibyo biduraga byawe tumaze Sharomu nawe warabuze usigaye urira hehe Sharomu nawe ni igisambo abashije abakopeye Sharomu nawe usigaye ari igisambo nkamwe ni Imana witwangisha abantu oya abantu ngaho nta kibazo nabatere comment abantu muha nabo abantu bacanga abantu banje baranzi ngeyo barabizi
abantu ngiye mbanze ashimira umuntu wese uri gukanda subscribe ahangaha kuri Kim TV narababwiye ngo ahangaha igihe cyose ukaba uyikora utabikora ikiganiro utabonye like kandi ukakireba igihe cyose ahangaha narababwiye ngo ni mukandeho ariko kibazo cyambe nimumara gukandaho muze mumbaze iki amakuru yego icyo kintu cyo tubundi ku makuru nanjye nigererayo. Reka twitereke rero ku mwandiko wacu ariko mbere na mbere mbabarira mbere yuko ninjira mu mwandiko ufashe tubanze dushimira abanyamakuru bagenzi bacu tunabashyigikira. Yego bavuge urumva dushimira abanyamakuru bagenzi bacu bari kugenda bamwe badusiga mu bugaragu turi gusigara mu bugaragu gatoya ntiworose uvugisha ukuri ntiworose norose iki ese ubwo ndabanje gushimira abantu norose gute nyine ushimira ariko nanenge nenga iki ushimire n'abantu batari kubikora nawe nanenga n'abantu batari kubikora ni igihe kitaragera igihe kitaragera shimira sibyo cyo nzi cyo nawe niko gufasha kunenga ibyo kunenga ibyo kunenga nge ntago nabyinjiramo oya ntago njya mbyinjiramo kuko ibyo ngibyo ni uruhande rw'umuntu erega ntugakira umuntu miki ikitamurimo umuntu wubwe ku buryo utagomba kurongora se minsi ese narongora kuko bishyize amafaranga ko yafite ushaka iki nyine subiza we wantegeka ngo rongo ntago nagutegeka ariko ngomba none nzarebera kuri rero nabo bandi ni mutegere ko ari wowe mukuru kuri nge mbabarira tubanze dushimire umunyamakuru Peter Uwiringiye Imana wow cyakoze uramuvandi Peter mbabarira tubanze tumutamike amashyi tunamukigikire murebe ijisho ryiza afite ubukwe arya yavuye kuri flash yavuye kuri flash ari mu mujyi kwisanga wapi umujyi kwishusho yego Peter ubonye ko afite ubukwe injiramo banze urebe ubukwe bwe afite ubukwe Peter Uwiringiye Imana Peter Uwiringiye Imana bane hakabisa hari ahantu sawa genda kwa Peter urebe ubwo namubwire invitation yuko bihagaze nanone ugomba kubyubwira n'abantu wantu ukababwira yuko nanone sibyo ugomba kubyubwira abantu ushimira abantu kuko Imana tukazamo tunanengamo oya ngewe ibyo kunenga wenda ikibazo cyawe impamvu kunenga no kubera yuko ubizi ko nawe wakwizanamo ibyo kunenga bizaza ndizanamo iki se ubu ngewe imyaka 20 n'inga ifite ongera ukwema ingofero oya ariko si ikibazo uzi ikibazo cy'abantu nicyo ngicyo mani ari ikintu abantu abanyarwanda bashyiramo hari umuntu nyamakuru ejo ndavuze yavuze ngo iki wese ubyibagirwa se umunyamakuru yavuze ari umushiti wanjye witwa Iva kuri bendi kuri bendi niwe wavuze ngo uru ruhara mfite ni urw'umuryango ngo ntago ngo ku myaka ya 22 none se si okay igisubizo cyiza cyane ku myaka 22 ukazana uruhara icyo ni igisubizo cyiza cyane oya sibyo ho nujya kugendera ku ruhara byanagusaza ibyo ngibyo urumva oya we none se reka nkubaze ubu ngubu reka none ko bagaruka hano bafite uruhara ariko nimukarebera abantu byibuze maze nayidi ngatekereza abantu bavuze mwakiranye umupira bose baracyari bato kandi ngiye nabona kubwiye bara bose nagiye nkubwira arumva twakinanye ngiye ndi muto kuri bo ariko bamwe bamaze kubyara abakobwa watereta oye no ese kubyara si ubukubyara nta musore mu ngano ufite umwana nawe watereta bikareka none se ubu nta mukobwa mwiganye wabyaye ku myaka nka 18 oya nawe mwabyirukanye se ahubwo wabyaye wowe w'umukobwa wabyaye ufite umukobwa ubu ngubu watereta w'umukobwa ariko oya ntago namutereta nanone ariko bari munsi yawe tubare mu gihe kizaza abakobwa bakura vuba yego sibyo iki ndacyemeye wazakuraho n'umugore aya ubu nta mukobwa mwiganye wabyaye umukobwa wazakuraho umugore sugo ngubwo nabangana cyazo ufite umwana ufite imyaka myinshi ni nk'ibiri mu bantu mwiganye ufite ikibazo gikomeye mani ngenda cyane mutorega no mama ndi kukubwira gute akabyibore ubwo sishatse kugarukaho wiga ko mpazi se kwinda zahabaga nzizisha kira kigo
ni ukuri kw'Imana Shiro ngene nabibwire n'abantu Shiro uri umwe mu bantu ngewe nzi ikigo bizeho ndakizi neza kuko nari umuhashyi w'icyo kigo kiriya nicyo kigo cya mbere cyabagamo abasore benshi badwaraga indwara zimwe na zimwe ni byiza cyane rero nibyo nari nyikubwiye ni ukuvuga ngo twebwe twishyizemo ibintu byo kuba tubonye abantu niba bakorana ubwo turi kuvuga abantu badahuje ibitsina umugabo n'umugore cyangwa umukobwa n'umusore yego barikorana ahantu mu kigo kimwe yego ugasanga barasohokanye mwebwe mutangiye bya bindi byo gushyiramo za mapenzi wese ngo ubu nta kuntu ngo bimeze ubwo nahereye kuri Artura kuri Kiss FM ubwo yakoranaga na Isheje urumva tuzamuke kujya kuwo bita Anita Pendo ubwo yakoranaga n'uwo bita MC Tino muri Gumago yego aba ni abantu bari bafite diwo nziza cyane barahatwitse bariya ariko abantu batangiye kuvuga ngo harimo akantu bimeze ngo hari uburyo bigenza tuzamuke dukomeze kuri uyu Anita Pendo mujya mushaka gushyiraho ibyasha byinshi sibyo hari ikintu kimwe abantu bamwe bajya bavuga ngo abantu bakunda kuvugwaho gutedwa urubwa benshi ugasanga baravuze ngo ari kubanza urubwa rumbera yego iyi Anita Pendo nawe n'umwe mu bamama nk'uko avuga ko n'umwe mu bamama birwanyeho Anita Pendo uramwibuka muri za Primus Guma yitereka uramwibuka ujya ureba Anita wa kiriya gihe urebe uko yanganaga urebe n'ukuntu yahasoringaga yego ibi byagiye bimuvugwaho kenshi bigera muri Magic batangira kumuhuza n'uyu mugabo nuza bakujyaga bakorana nimugoroba mu kiganiro cya nimba ari ngo moto iki cya mu gitondo iki cya nimugoroba moto si cyahari barakoranye ha ura mu DJ nawe oya nuza n'umugabo MC uyu no munini yitwa Ndera nanjye ari kuncamo bamwita no munini w'igikara yego nyine wiyogoshesha agapara nuza ntago ndi kumwibuka w'igikara ukuntu wiyogoshesha ntago ndi kumwibuka nanjye neza fresh abamwe baramuzi bareka batere comment batubwire baramutubwira asigaye akora n'injoro ikiganiro kuri Magic akora n'injoro yego ntago ndi kwibuka nanjye izina ryiwe nawe byavuzweho yego barongera Anita Pendo bamutera nabwo ibyo byose bimuvugaho we na Nuzi na Jaffe yego reka mbanze subira inyuma ni Murindwa Auguste Murindwa urumva ko nanjye mba nkaraza ubwonko ubushyuhije ugatuma njya gukaraga ubwonko cyane ni Murindwa uyu Anita Pendo birangira na kuri Jaffe ibyo bashatse kubimushyira yego Anita Pendo ari bya bindi nakubwiye ngo ashobora kuba bedwa n'urubwa aragiye mu gihe yigiriye kuri Kiss FM nabwo batangira kuvuga ngo Anita Pendo na Rusini kandi Anita Pendo ntimurebe ko Anita Pendo ari umuntu uri sociable ahantu hose Anita Pendo ari sociable hahandi ngewe ya ahura nanjye kabaka ya DJ ahantu ukaba wambona nawe ukabangwe sura ni musaza we sibyo cyangwa batangira gutekereza nka babandi ugahita uvuga ngo reba Anita Pendo na kabaka kandi byahe nuko nge nawe tuziranye nyine nge yanyisanzuyeho urumva akunda abantu yego ubwo n'abandi twikomereze rero uyu nguyu impamvu nakubwiye ko ngomba kumujyaho nyuma uyu nawe abantu baraje baramuvuga bavuga byinshi bye bamuhuza n'undi muntu bakorana kandi bahuje ariko birangiye birangiye mumwaye gusa isomo bakuyemo igihe kirageze ko mureka ibintu byo gusebanya ahubwo mukajya mu bihe byo kuba mwakishimira ko abantu bafatanya ariko nanone kabaka ese buriya ntitwabyita mbere na mbere ndabivuga mu buryo bubiri bisobanura ishyari ryiza ku ruhande rumwe
nanone ko abantu bamwe na bamwe babivugaho ari ba bantu usanga hahandi bakorera cyangwa babandi bakorana usanga ari handi bakunda kubonekamo amatiku menshi none ukumva ko bafite amashyari meza ese reka nkubaze hari n'igihe twavuga ko ari amashyari meza ni mw'ibintu tubamo ubu ngubu niba umuntu aje akagusebya iryo ni ishyari ryiza gufite none se reka nkubaze ese reka nkubaze hari ikintu baretse ukiri aho ngaho hari umuvandimwe wacu wihangane kuba muvuze wibagiwe nawe kumushyiramo umuvandimwe witwa Jihadi na Emi nyawe bakorana kuri siridi urabyibuka urabizi ko impamvu ntabwo nshatse kubihuza nabyo cyane nyine ndagira ngo mbihuze byombi ariko mbihuzeho gato umwe yarahavuye undi harahasigara byatangiye guhihusha byatangiye batarahajya byatangiye kuvuga ko bashwanye ese nyine ndagira ngo mbihuze abo bantu babivuga gutyo usanga bavuga ngo bakana kabashwanye kubera batandukanye kubera iyi mpamvu cyangwa se bano bantu harimo ngo bindi by'urukundo cyangwa se kuryana ku ruhande rumwe ntabwo yaba ari ba bantu usanga ahubwo muri bya binyamakuru bakorera ari ba bantu badahuza na bene wabo kuko ntabwo nkawe kabaka nk'uko ubivuga ugize nk'umuntu muhuza ku kinyamakuru runaka mukorana nk'umukobwa ntabwo wabivuga ku kindi kinyamakuru ubibona ku wundi kuko uba uzi muvuna impamvu cyangwa nk'uko duhuje ntabwo wabivuga kuri kanaka ngo hari ikindi kintu kihishe kuko ubuze impamvu ubuzi ko bibaho ubivuze ni nyine wowe ubuze impamvu none abo bandi bo ku ruhande barajya kubajajinga abo rero nyine wowe ntuzi umuntu niyigeze aza ngo nakwisobanureho tugira ikosa rimwe ntiwigeze ufata n'umwanya ubundi ari umuntu umwe wanyigishije arambwira ngo kabaka ari ukuntu inkuru yawe uyitara ukubyumva niba we hari inkuru ngo ukeneyeho shiro nkaba nagira uko nkubaza uri kubyumva nawe noneho hari n'igihe nibiga ntabwo abantu bose ntabwo baduha inkuru uko tuzishaka hari n'umuntu uyikwima kuko itaraba kofamu ariko ukabona nuko yagushubije ukamenya uko inkuru uza kuyitanga yego ushobora kunyima inkuru wowe ihari sibyo ariko itaragera igihe cyo gutangazwa yego ariko uko washubije ngewe nkubajije nkamenya uko nyitanga yego urifashe ugiye kuvuga umuntu ntiwamubajije nta kosa wabonye ryanabaye iki ahubwo ngo nuko wabonye abo bantu nyine bari guhuza utangira kuzana ibindi yego nari nkishimira ariko nyine uransubiza neza icyo bukiretse abo bambabariye ugiye ku ruhande abo nta nubwo nyine kubagarukaho cyane sibyo kuko waba unjyanye mu bindi bintu nashaka nta nubwo ibyo nabiteguye mu mwandiko wanjye ibyo ngibyo ahubwo uzabimbaza ikindi gihe yego sibyo ndakumva kandi singusuzugura ariko ibyo ngibyo ntabwo nabiteguye mu mwandiko wanjye nagira ngo mbanze nkebura abantu nanashimire n'abandi ubwo ndi gukebura abasebya mutabona nyine uko abantu bakora n'uko abantu babanye muri kampani runaka uko abantu bari guhuza ubwo abo babasebya rero bivuga yuko ari ba bandi bo ubwabo usanga ahubwo muri bya bitangazamakuru byabo bazanamo amatiku bazanamo amatiku yego twagiye twabonye kuri arabiye uwo bita Gloria Mukamabano wagiye akihuriza n'umusore bita Paul Rutikanga yego mu makuru nk'uko Jean Daniel yamaze guhuza n'uwo bita Savera nyiraruko Gloria Mukamabano ku itariki zingahe nari ndi kukubwira 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 yego mu murenge abaciye impaka uwo bita Paul Rutikanga waramubonye ni wamubonye naramubonye aho hafi Paul Rutikanga waramubonye ni wamubonye naramubonye ntago byabereye Kimironko sinakubwiye ngo tujyeyo twagiyeyo ese ni Gloria Mukamabano basezeranye oya naciye impaka
niwe cyangwa se ntabwo ari we waramubonye naramubonye uwo basezeranye yego none abantu basebyaga umukobwa mwiza cyane abantu baramureba ni umukobwa ubereye uyu musore kuko nk'uko ajya acacambuwa amakuru ndagira ngo izo couple zose nagiye mvuga muze kugenda aba bantu bose uzi kubashyiriramo hano abantu babareba wamubonye umukobwa bamwita nde amazina yariho hako ni gitonore bro banze urebe mama we amazina yariho uyu musore ukurikije amakuru akora njye ntakubeshye amakuru yarayasohoye pe ayamutamo sibyo yamuhaye mu bisigo nk'ibyarumaga yebebe umunyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda Paul Rutika yasezeranye n'umukunzi we Uwase rerera icyotezo Uwase babarira banza umutera icyotezo reba uwo mwana w'umukobwa Uwase useka neza gute se bro araseka amasara agaseseka bitakagize umugore w'abandi batazakumerera nabi ni ibyiza bye nareka kubivuga nawe ubivuga nawe urabizi kuvuga ibyo mbona ese ko ngo araseka amasara agaseseka ibyo iyo ntago ari imvugo ya Kinyarwanda isanzwe oya iyo ni imvugo ya Kinyarwanda isanzwe ni imvugo ya Kinyarwanda ariko somere kubivuga erega baravuga ngo ibyiza tubishime ibi tubinenge none ibyo byiza niwe ugomba kubishima none se hari ibindi ninjiyemo kabaka wakihanganye ubu se kuvuze ko Paul Rutikanga ari umuhanga mu gusoma amakuru ni umuhanga nyine si ibyiza byose ibyiza ariko hari aho utagomba none se ngiye kuba mvuze ngo araseka amasara agaseseka ibyo sinaje mbisa ariko urukurengera ku mugore w'abandi oya mbabarira ariko byoreka niyo ariko n'ikindi wavuye ku kuri ahubwo ubwo cyo twahita tumenya twisuhurize n'abantu bose bagiye mwizi konje uyu mugabo agiye muri konji neza araseka baka ntago bagira konje oya kereka ikigo aricyo cyamuhaye konje ariko barayimuhanye umunyamakuru nta umunyamakuru nta konji ya leta imureba ariko nanone kuko nibwo waba ukorera igitangazamakuru cya leta sibyo ntago radio ntago igifunga ntago bishoboka sibyo ahubwo babaha ibiruhuko ariko ubwo dusuhuza abantu bose bagiye mu kiruhuko ibiruhuko ku munsi wo kuwa gatanu nibwo nagiye kubona mbona umuntu umwe arapostinze ngo ubu mwarimu wa mbere dore yibereye Gisenyi agiye kuryoshya warayibonye ira video yacicikanye umugabo rwose ubona ko yari yikohoye yimereye neza ku mucanga ahagaze haraza Rubavu izi konji rero bashyizeho uwo bita Kenesi ifura y'iwacu bwana kakuza nkuriza cazi ngo ntiyemeranya n'izi konji dore nguyu uriya mugabo ariko nanone yakoze agashya okay ku ya mbere ngo ni ubwigenge ku ya kane ni ukwibohora sibyo ese ku ya kabiri no ku ya gatatu ni iki ariko si ubundi mbaza akabazo k'amatsiko koko seriously what is meaning ya konje ni iki ibi bintu nabyo biri too much koloniyo n'ibindi uyu munsi wa none turasa nkaho turimo kwibika ubunebwe ku rwego tutaramenya akazi ukava umurimo ni kare akazi ukavanye saa moya nibura saa moya abantu batinyaga kwangirika ijoro ryose sibyo ariko ikindi cya kabiri abatekerereza umvanje ribanzo nyumve abadutekerereza bazi ko igihugu kigizwe n'abakozi ba leta gusa no twebwe bamwe baratubuza kwikorera banki ugasanga nta transaction zihari uzi gufata iminsi ine nta banki centrale itakora ama transaction ubwo surambwira ko where are we going eske abadutekerereza mwebwe mubona ibyo bintu ari bizima ubu bunebwe muri mukumika baza bakuta ariko urumva tugomba gusamura umusaruro mbumbe uva mu kazi ka buri muntu wese productivity ya buri wese ni ituma umusaruro mbumbe ubaho. This is not fair. Aina kantu bongeyeho nge numva ndume ngo ariko ngo imwe mu mirimo y'ingenzi zakora imirimo y'ingenzi itari ingenzi ni uwuhi tureka bavandimwe reka tu what's going on no abana ikintu cyo kwibaza byari ikintu cyo kwibaza reka nkubwira Angeli ubushize ntitwabonye abarumbiye Rubavu bakabafata bari mu gusambanira ku mucanga
ubu none babuze n'amatike bari guhamagara abantu za Kigali ngo bohereze amatike kandi atari ngo ubu ngubu noneho mukuri kw'Imana nakubwiza ukuri genda utungeyo kamera ibyo ubona urumirwa cyangwa ahandi hose nyine umva ikibazo nyifite ese minisitiri w'umurimo niwe ubyibwiriza akabyikora ku giti cye simbizi ariko ngenda binenze rwose nta nubwo mbyicuza kabisa no please uzi ko wagira ngo turi nk'igihugu nka Swede kuko bo barakoze bageraho baba barababona amafaranga bafite amadepo barimo barinjoyinga ko abantu nibura baruhuka bagatera akabariro bakabyara basigaye batanga n'ikiruhuko cyo kujya gukora imibonano ariko twebwe bandi uyu munsi wa none turacyafite ibibazo n'umwana w'utubazo n'ibindi turatanga amakonje bavuga ngo bajya kujistifia konje ngo uwo munsi ngo abantu bazabananiwe bananiwe bakora iki abantu ngo bajye kunywa inzoga bananiwe bakora iki bakoze iki ikiruhuko cyo kujya kunywa inzoga babyiyumviye none se iyi konje urayemera yewe buriya nemera ko umuntu agira konji hari uko yifite nanjye nibyo nzi umugani wa Kenisi ko avuze ko turi kwibereye mu bukene noneho n'imikorere ikaba ntayo nyuma y'uko ejo bundi twabonye itangazo risohoka bavuga ko umwe mu bantu 5 aho bahagaze abafite iki warabibonye ntiwabibonye muri bantu 5 aho bahagaze mu make abantu man ntabwo ujya usoma wowe tubwire ntabwo wabonye itangazo rya ministeri bavuga ko umwe mu bantu 5 aho bahagaze abafite ikibazo yego ikibazo ubwo ni ikihe baba bavuga ntabwo nyifata nk'ikibazo kimwe ni ibibazo tubwire rero kubera iki ni ukuvuga ngo ahangaha iwacu turareba ubwo ngewe cyane ndareba kuri side y'urubyiruko yego abajeni benshi dufite depression yego y'ubukene bwinshi sibyo ubwo bukene bukaba ari nabwo bwagiye mu bajeni benshi bakishora mu biyobyabwenge bakishora mu busambanyi bakishora mu bibi byose nashaka kuvuga ari nabyo leta yirirwa ikumiraho ariko mu gihe ibikumira itanze umwanya wo kubikora ikiruhuko cy'iminsi ngahe icyumweru cyose kandi harimo no ku rubyiruko ikiyongeyeho harimo n'akaruhuko ka vakansi uziko ibi bintu barirekura bya nyabyo uziko ibi bintu bibabaje ubushize twabonye iminsi ngahe Gisenyi hari kubera icyo bita iki amabara bro vuga ngo amabara babwira ngo kuri tapi ayo mabara nayahereye kuri mucanga amabara ku mucanga ku mugaragaro ku mugoroba ubwo narindi mu modoka imwe n'umuntu umwe nashatse kuvuga wa hostinze ku mazi kuri Muhazi yakiriye fone imubwira ngo ari umubosi umwihamagariye imubwira ngo ibyumba byamaze gushira abantu babibukinze aramubwira ngo ndetse hari n'umuntu wamaze gushinga business y'amatente hirya ya hoteli yacu business y'amatente ubwo abazi tete bararizi ubwo abazi tete ngira ngo n'abasobanurireho gato ni itete ni twagita nk'ihema ni utuntu urabona ni barebe baroma izi zo z'abasirikare urabona abasirikare abantu bajyaga baba bano bagiye mu matuwa
bajyaga baza ahantu niba bagiye nko gufasha ahantu mu cyaro runaka bagiye nko kubaka amashuri ugasanga bazanye amahema cyangwa abantu bazi inkambi sibyo yego abantu bazi inkambi cyari kiya kabisa ibyo nibyo hari umuntu umwe ariko shaka nahavuga aha hantu nimba ntacyo bitwaye ntacyo bintwaye sibyo njyewe narindi kumwe n'umuntu wa hostinze King Fisher abantu barahazi ni hano hirya igicumbi boss wa King Fisher ubwe yihamagariye uwo muntu aramubwira ngo ibyumba byarangiye finish asigaye ibyumba byamwebwe mufite akazi ahangaha ndetse n'abantu bagomba gukora ahangaha none se ibindi byarangiye none se kabaka ubwo ibyo byumba nibizakorerwa mwiki ngo byiswe ikiruhuko natwe tuba ariko tubyita King ubwo nta cyumba cyawe kibukinzemo ubwo niyamye sino kubiyama ariko ubwo ndabibujije njyewe umugore tuziranye n'umugabo we umugabo akaba atari i Kigali ntamamagare ambaza ngo ese kabaka muri kumwe ambabarire cyane gwese ko yatinze turi kumwe abo wapi kabaka ese byashoboka ko wowe ku giti cyawe iki kiruhuko wowe wagishyigikira basi wowe ku giti cyawe urumva kino kiruhuko cyari gikwiye konji niza biyubatse ubu rero ntibarikagombye kuba bazikora kuba bishaka ubu se njyewe wanyohereza muri konji nageze kuki mbwiza ukuri ariko wamugani ba none se ni wowe nufata niba ari n'uwo mwana wabonye akazi wenda ka leta iyo konji mureba aribwo akibona akazi umpaye konji y'iki utwo dufaranga sagiye guhita ajya kudukindura ahubwo sagiye kudukindura gusa ahubwo vuga uti iyo konji bayimujyanyemo ahubwo ikindi kintu kibabaje ni ukuba wohereje abantu muri konji genda kubwiza ukuri dore iki kintu nge bakennye bivuga ni ihame ibi byo ni ihame ku bantu nta muntu n'umwe ujya ku mazi ubwo tuvuge wenda iyo tuvuze ku mazi abantu benshi bumvira basohotse sibyo nta muntu n'umwe ujya ugira ubavu nubwo waba ufite miliyoni uri umusore hoya iyo ari we wese nubwo waba ufite miliyoni ku mufuka uzamarayo tubare wenda ni iminsi 3 cyangwa 4 niyo waba ari miliyoni wajyanye nzi neza ko iyo miliyoni uyijyana ukayirira igashira ndetse ukanaguza kugira ngo ugaruke tike ugize imana waguza tike gusa ugujije tike waba warizigama ikindi cyane ugujije tike uri Rubavu kabaka oya baburetse ugujije tike uri Rubavu yonyine ngeshiro ndi Rubavu nkaguhamagara hakubwira ngo byibuze mbabarira unyoherereze tike y'akajeti zamuke my brother naba narizigama n'ubushatsi kuvuga ko na konte bazikonkora zose konte kuri konte kuko ubu zitari gukora oya sibyo transfer ama telefone kubira kuri konte kira kuri phone ufite kuri telefone we nirazi nyine vana kuri konte kubita kuri telefone uzi telefone noneho tumanaho ryaraje kikoze niba ari scam ya ahubwo leta nitangira niba hari ikintu cyambere leta igiye gutangira kubona amabara niba hari ikintu cyambere kibi kibaho cy'ubugome cyo sinzi uko nyifata no gufata konte yawe ukayihuza na telefone nibi bro wahiye ugira ngo washoma ugire ngo washoma ariko ukaba kukira aho ngaho nanone ntago wakwifata ngo usohoke cyangwa se ujye kuri ku mucanga bya bindi wavuze ngo ugendera aho uri umusore cyangwa uri umugabo kandi burango kenshi ngo abagabo ntago ngo bagene n'abagore babo ibyo birazwi kabaka ntago yasohoka ngo asohokane na sheri we burango bagiye kuzarubanamo burango kenshi ngo kabaka asohokana na wundi abeshya nihabara yesu mufite nihabara inama urafite ariko iki urafite amahabara wapi nayo pe cyatse kuvuga ko nibeshye nta mahabara ngenge ari kugira nyine babandi bo ku ruhande abakobwa mabeshyanye abashiri tubeshyanye
abo tubeshanya bo barahari nawe urakora kandi nanone urakora ngewe wari uri kumbaza ku bintu byo kwango iki wenda ngira bombeshya nyine abantu nzuzurizaho mbese ubu ngire kuba ndaho ngaho nta n'ibiceri mbure n'uwo nanjye nduhukiraho ntare mubeshya ubwo nawe ubwo ngubwo rero muri urwo rugendo nawe rurimo rwakonje nasohotse njye se ndi umukozi wa leta bazagusohokana kabaka ubwo se ntago uri muri rwa rwego rwa baba ababyeyi bafite amafaranga reka ngira icyo nikore yijwi iki ababyeyi bafite amafaranga se aba diaspora bamanutse muri vacances abadiaspora nabo basigaye barabaye scam ariko ngo abadiaspora b'iki gihe ngo basigaye babaza bakababeshya ni scam man nyine hari abadiaspora ugire nta nubwo bikwiye ko abantu twese tuvuga ngo dushingiye ubuzima bwacu ku badiaspora ariko niba ari cyo umuntu yagezeho akaba nawe ari cyo yagufasha ari umuntu ukubwira ngo agukandiye akanyenyeri ukikanga hari umujeni wanjye najyaga mbona agafite umudiaspora yamuhaga 2 imumbi 2 byinshi by'amadolari igihumbi giki 1k cyaza se idolari rimwe ari yiyorere mwana unone se mukabona ko byaya makonje nge sishaka no kubigarukaho cyane ariko ubwo nyine abasohotse bagiye kurya amafaranga yabo bagende nyine bayarye ariko ugiye uzambabarire niba uri Rubavu cyangwa uri ahantu hose wasohotse ngiye niyamye koru yawe umbwira ngo maze icyumweru ngo nimuha amafaranga amagatike none se witi cyo nzayimuka kabaka we ubu runo rubyiruko nta rugero rujye kwashirira ntago rugiye kwangirika bano bakobwa tukaba rero tureba first of all ugomba kumenya ko ahangaha iwacu sibyo bahura badushishikariza kwihangira imirimo yego impamvu batubwiye kwihangira imirimo nuko nta kazi gahari none n'agake gahari ko bari bashaka akazi ko mu nzego runaka nako gakeya gahari ko bari kuduha na gake gahari ndetse n'abantu benshi bahari b'abashomeri ukaza ugasanga ngo niko bafite bari kudukoresha neza kandi saravuze ngo kereka ngo babane ngo bakora imirimo ngo harya ngo ni iri ngombwa ibintu twibitindaho cyane ibitari ngombwa ni ibi bintu twibitindaho cyane kuko babishyizeho ni bamwe mu batureberera sibyo bafite n'impamvu yabo hako wamugana yeka baka nta ruhare nabigizemo ngo babyandike sinzi ngo byavuye he ariko se wowe kabaka buriye kongera kurebara kabaka uzakora ahubwo niba uzakora cyane konji yanjye doraho aho yiri uzahera ku itariki ya mbere ukora cyane oya dore konji yanjye ngiye ahiri abandi se sinkubwiye aho bari abandi sinkubwiye aho bari uza buri muri yo tente nanjye dore aho ndi nahanga ndi imbere ya uzaza none bacacamba ahubwo ngewe icyo ngomba kubakorera ni kimwe nuko ngiye kuva muri iki kiganiro mitanjyayo kandi singiye muri konji ubwo no kuvuga ngo diwe telefone yawe urakuramo umwanda wose urimo kugira ngo wuzuzemo makuru ngiye kubota wese tutajyanye ngiye kubota telefone ndazana ama video nyuma y'ejo ibiganiro ngomba kuzakora bizabatungura ni kandanda ziri kubera aha hose abari mu busambanya abari mu bike basinze umva mwese mbaye nanabahaye n'imbura ukimbona nushaka uzahita uvuga ngo ndahagaritse wari uri kunywera amafaranga yawe sayanjye kabaka suba numbona aho nkusanga hose numbona ukankubita ijisho umenye ko nje kugutata kandi nzaguta hanze nta nimwe nzagira kabaka subwo buri kubatera ubwoba bw'iki ushobora singiye mu kiruhuko ngiye kujyayo ngiye mu kazi noneho ngiye mu gihe abandi bari mu kiruhuko ngewe ngiye kujyayo ngiye mu kazi baragukumira rero kubera ko utanze amakuru hakiri kare hari ayabo mbashoye barakwirinda niba nyirinda biraba byiza ntacyo n'abafite impande ebyiri zo guhagararaho ndabona ko abantu basohotse nibyo barasohotse bari bakeneye kuruhura mu mutwe batagiye muri bya bindi byose bivugwa
iyo ni inkuru nziza ndayitangaza kabaka ibi sibyo ndabona ko abantu basohotse nk'uko bivugwa ko abantu bamwe basohoka bagiye mu iyo mico mibi abandi bagasohoka bagiye mu biruhuko yego ndagenda mbone ko abo bantu basohotse n'iby'igihe byari bikwiye ko abantu bafite stress nyinshi bagiye kuruhura mu mutwe sibyo ariko ni nabona bari mu mico mibi ndaza mbivuge nge mvuga ngo mu cyumba numero ni 54 cyari kirimo kanaka abakobwa babiri n'umusore umwe cyangwa umusore umwe n'abakobwa babiri cyangwa umukobwa cyangwa abasore babiri n'umukobwa umwe arakaririmbo kavuga ngo agahungu kamwe mu bakobwa 100 kaba kibaza iki kaba kagira ngo bagatere sida urakazi kwara karimbaga kera turi abana dukina iby'abana ibyizi konji tubiveho ahubwo twinjire mu mwandiko neza kuko ndashaka guhita nkubita mbangura ahangaha nkinjira ku muntu bita Yago Pondati. Yago Pondati se kandi akoze iki? Ubushize wamuvuzeho sagaze ntago uri kuzibona? Ndi kuzibona. Uyu Yago Pondati numwe mu bantu nemera ko beretse abantu benshi urukundo ahangaha muri industry yacu. Yego. Yago Pondati w'umunyamakuru mwiza ndi kuvanya Dwaya Inosa sibyo kandi ongera umunyamakuru mwiza. Yago wari umunyamakuru mwiza akereka abantu benshi urukundo ndetse nabo bakarumwereka ariko nyuma babandi bose yeretse urukundo ntihagire n'umwuza ngo arumwereke. Nshatse kuvuga iki? Bose tukabona ko yarabakoreye ariko bo nibagira gute? Nibamushimira sibyo? Yago Pondati turabizi ko yakoze itangazamakuru. Yago Pondati niwe muntu wa hostinze abastari benshi kuri channel ye. Yago Pondati nta muntu numwe atarafite ubushobozi bwo guhostinga. Ariko nanone gukoresha imvugo itari nziza yari umunyamakuru busi we. Nge ku ruhande rwanjye umunyamakuru kandi mwiza ye aho ni sawa. Ariko ya ntago aka kanya. Yago Pondati w'igihe cyashize nge niwe fata nk'umunyamakuru w'umuhanga nanakundaga cyane sibyo? Ariko Yago Pondati ubu ngubu ntagakiri wa muyago. Yago yarahindutse iba Yago erega uzanabyumve neza nta n'umuntu utabimubwira. Yego umuntu wese ukumva aramubwira ngo ngenda nkumbuye Yago w'umunyamakuru ntabwo nkunda Yago w'umuhanzi cyangwa uri mwiringira nk'aya matiba sibyo? Yago Pondati yeretse abantu urukundo ariko bo nibaza igihe agiye mu muziki ubwo mise mbyinjiramo. Yago yeretse abantu benshi babaga muri muzika urukundo ariko mu gihe agiye muri muzike bo nibagira gute? Ntibamugumana, ntibarumwereka. Nuko ngo ngewe niba twarabanye uri umukameramani n'urugero sibyo? Cyane niba twarabanye uri umutani bogi wanjye ku modoka ese niba winjiye mu gihe cyo kuvuga ngo natwara sibyo, wenda agize igitekerezo cyo gushaka provisoire urayibonye ugeze muri cya gihe cyo kuvuga ngo ndagira akaye nosiyo nanjye ngira ku modoka. Ese imodoka cyangwa iki ubwo turi ku binyabiziga ese wowe nari umutani boyi wawe ufashije iki? Uranyakiriye neza? Unyakiriye ubikunze ubona ko ibintu njemo byibuze ari intambwe imwe nteye ngiye kujya ku yindi level cyangwa uhise undwanya? Ntago wishimiye iterambere ryawe.
iki ni kimwe mu byabaye kuri Yago Pondati. Urabyumva? Iki ni kimwe mu byabaye kuri Yago Pondati. Urumva? Yego. Yago Pondati weretse abantu urukundo, we mu gihe ashatse guhindura kariyeri yaravuga ngo yaba babahanzi yaba star bose nagiye mostinga ninjya muri muzika bazanyakira neza, nabo bazankurikira, bazankunda n'ubundi. Sibyo? Izo korabo bizanyorohera kuzibona, buri kimwe kizanyorohera kukibona. Yego, n'indirimbo zanjye zikundwa. Yego. Ejo bundi mu gitondo nyuma y'inkuru zari zimaze iminsi zihihwiswa ngo Yago Pondati yatandukanye n'umugore we. Yego. Byari bikiri ibihuha. Yago Pondati mu gitondo niwe wiyandikiye, warayibonye poste ye kuri Instagram. Hariho ngo fe, warayibonye? Hari na stat yashyizeho, yari stat yari story, yari news, yari kuri stat ya Instagram, ariko ari story. Sibyo? Wibuka amagambo yanditseho, urayazi kandi n'abantu barayabonye, abantu bamwe namwe bagiye bayabona. Sibyo? Iby'urukundo ko ari scam abantu barabibonye. Ariko sobora ni scam byanye. Ibyo niwe wabivuze, ni nawe wabyiyandikiye kuri story ye. Budatinze cyangwa se budakeye kabiri duhita tubona Yago aje aritereka imbere ya kamera. Yago Pondati noneho abigira avuga ko ari byo umugore we yagiye. Urumva? Ariko se barabanaga genda bizi neza. Ese ntabwo wahora gubibona? Ubu nawe ni ibintu kiri kumbaza. Yago Pondati na Teta barabanaga kuva za Kagugu. Ariko ngo ntabwo bari bakibana. Yego ari Uganda, nabo bari kumwe. Nawe yarari Uganda Teta. Sibyo? Uyu Yago Pondati yaraje arabyivugira. Abandi bantu muraza muravuga ngo ibi ngibi ni scam ngo bari kudufera, ari gutwikira rubomo ye. Ariko nge siko mbyemera. Yago Pondati ageze mu gihe kibi, noneho buri umwe wese yahagurutse. Tuvuga ko n'umugore nawe yahagurutse, kandi umugore yarigendeye. Erega umugore wa Yago Pondati ari Huye mu Rwanda, yaraje ari Huye Teta iwabo. Ariko nari agiye gusura ababyeyi. Shabyihorere kabaka birashoboka. Yago Pondati ntibimeze neza. Nyuma y'ibi byose, nyuma yuko Yago umugore yigendeye agatwara n'umwana wari umaze ibyumweru bitatu, noneho hahise hahaguruka ba bandi bose bagiye babana muki ibibazo mu bihe byiza ararimo. Sinabyita nk'ako ari ibihe byiza. Simbizi ubuzima bari babanyemo. Nagiye kubona mbona mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu mbona umukobwa umwe araje aravuze iti Yago Pondati noneho reka nze nkwanike ibyawe byose mbivuge mvuge. Numvise avugamo ngo n'umwana witabye Imana, numva avuzemo ngo iby'impanga, numva ibintu nibirebere. Avugamo n'undi yabyaye wundi. Yego, baravuga ngo hajya ngo yapfuye nawe utagira kaye nosha hirya. Umva no mukobwa nkubarira abana bose yagafite mu imihanda. Mbakubarire ku murongo. Yago afite abandi bana? Muzi uyu nguyu. Je narinzi ko umwana wa Yago ari wo yabyaranye na Kristo. Umwe sitabye Imana. Yago afite n'umwana witabye Imana. Sheri ndazizi nazo. Umukobwa yitwa Natasha. Ako Natasha ni ibyo bintu byose Yago yagiye yicara aravuga kuva kuri A kugera kuri Z. Ntabwo yabikuye ngo kubana. Yakwe ku mukobwa umwe w'inshuti yanjye. Ariwe Natasha. Teknolojia. Teknolojia. Yago yarambabaje amusuzi ko n'umugabo uri kwiha amenya abasetsi. Bazile ko umuntu ari nomo cyangwa ni depression yongeraga. Ko depression undi Yago yari yarangiye. Urabyuka ni ku mukobwa ngo twatayiwe. Nanda araryoshye. Naraye kukubwira ngo mama mama wumva ari wowe uri. Wabyumvise? Abantu barabyumvise. Uyu bamwita Zekibi.
Zekibi ni umwe mu bakobwa bakundanye na Yago Pondati, ndetse Zekibi avuga ko Yago Pondati banabyaranye. Uyu Zekibi niyo waje akavuga no magambo yose, ariko nyuma yo kuyavuga ntiyavuze ku ruhande rwe cyane, kuko wumvaga ko Zekibi we no mu kiganiro niba wakirebye, Zekibi yavuze ko ibyo adashaka kubigarukaho cyane, ahubwo ashaka kugarura ibya Yago Pondati n'abantu bagiye bacerembana. Yego. Mu nkuru nakoze ishize warayibonye. Yego. Navuze ko Yago Pondati ari umwe mu bantu bagiye baba mu mazu bishyurirwa n'abagore bagiye bakundana. Yago Pondati yabanje gukundana n'umukobwa umwe wari umudiyespora. Urumva? Namwishyuriraga inzu. Wamutagamo. Urabyumva? Yago Pondati akundana na Zekibi. Ari wowe. Yago Pondati akundana na Dabiju. Uri kubyumva? Ariko ubwo byumvikane ko bamushyira. Dabiju ni umwe mu bakobwa twagiye tubona mwino mihanda bakaza bakavuga ngo Yago Pondati ibyo nagukoreye urabyibagiye. Warabibonye? Yago kabihakana. Yagagashaguhakana. Ariko Dabiju umwe mwakiganirira akakubwira ko Yago byishi hari byishi yagiye agira gute amukorera. Ahangaha rero muri iki kiganiro Zekibi yakoze nibwo naje guhita njya mu bucukumbuzi ku makuru amwe avugwa. Sindajya ubwo si imise njya ku rukundo rwa Teta, kuko rwa Teta rwo twararubonye. Yago Pondati ngo ubwo yamaraga gushwana na Dabiju akajya kuba haraza Kagugu, mbere yuko uyu nguyu Teta aza mu rukundo. Uri kubyumva? Amakuru numvise imihanda hari. Uri kubyumva? Umvise n'abandi bose bavuze yagiye akuraho ibintu. Reka nze nkubite inkuru ahangaha rero. Ariko aya nayi imihanda nanjye ndi kumva. Yego. Sinanjye ntago nakunaza ngo nkubwire ngo ni ibintu biri ki. Reka nze wumvisemo ngo nuwiki uw'Impanga. Uw'Impanga. Yago Pondati amakuru ari kuvuga ko ay'imihanda. Yego. Ntago iyi nkuru ntago ngenze ngo nyikofurime. Amakuru aravuga ko ubwo yajyaga gutura za Kagugu, Yago Pondati yagiye agafata umwana w'umukobwa umwe uzajya umukorera amasuku mu rugo. Amakuru avuga ko uyu mwana w'umukobwa bamwitaga Kenya. Wakoraga amasuku mu rugo. Wakoraga amasuku mu rugo. Yari umukozi cyangwa ari yakoraga yaraza agataha. None n'uwa wundi uzo gataha. Urabizi ibyo ni ibintu bibaho ahangaha i Kigali. Yego. Byinshi. Sibyo? Uyu mukobwa bita Kenya ngo yajyaga ajyayo keshi. Kwa Yago hahoraga genge. Sibyo? Urabizi ibyo nabyo ko bibaho. Yabyaye. Yabyaye nyine abantu bose baje mu rugo. Yego. Urumva? Yego. Nafashe umwanya wanjye nibariza umuntu umwe wajyanaga amahene kwa Yago ayakuye mu karere ka Bugesera. N'umusore umwe Yago yafashe akajya muzanira ihene. Urabizi zigengo z'abajama hari gihe nyine ko kubajama bifashije bafata umwanya bakavuga ngo niba ari inkoko turashaka umuntu ajya zidukurira mu ntara. Tuze twitemo. We azituzanira. Tureke guhendedwa i Kigali. Kubwa butungo bwayo. Kubita amatike n'iki wenda arasagura y'iki ariko akakuzanira ibintu by'umwimerere. Rero Yago Pondati yafashe umuntu umwe aramuhamagara wari uri mu karere ka Bugesera amuhuza n'uwo musore. Uyu musore naramubajije ngewe ubwanjye naramuhamagaye ndamubwira ngo ese amakuru ndi kumva avuga ko hari umukobwa wakoraga mu rugo kwa Yago Pondati ubita Kenya. Nibyo uyu musore yarambwiye ngo nibyo. Ntabwo yagwakaniye. Yego. Komeza ariko urabyumva neza. Uyu musore yarambwiye ngo nibyo uwo mwana w'umukobwa ngiye najyaga mamusanga majyanya amahene.
ariko amakuru bya binini nakubwiye ngo sindamenya neza niba ari byo kuko ndashaka iyi nkuru kuzagaruka nkayitohoza. Amakuru avuga ko uwo mwana w'umukobwa byaje kugeraho akajya aryamana na Yago Pondati. Yago Pondati ngo biza kurangira amuteye inda, ari nawe biri kuvugwa ko ino mihanda ngo yamuteye inda akabyara Impanga. Ari we wabyaranye Impanga na Kenya. Uwo mukobwa bita Kenya. Wo niwe babyaranye Impanga. Ni amakuru ari kuvugwa. Turi gutohoza ahantu. Akavuga ko Yago Pondati yarebye umwana w'umukobwa ngo amaze kubyara Impanga akamukubita igifurumba cy'amafaranga. Akamubwira ngo singukeneye. Urabyumva? Umbabarire singukeneye mu buzima bwanjye. Niba ibyo byarabaye fata amafaranga bigendere ujye ku ruhande. Ayo ni amakuru tugira gute turi gukura imihanda. Ahubwo nyuma y'iki kiganiro nzagaruka mbabwire ngo ese koko bya bintu nibyo. Nibiba na ngombwa nzazana uyu musore azabivuge hano kuri kamera, azambwire umubano wa Yago n'uyu mukobwa Kenya bari bafitanye mu rugo. Ese uyu mukobwa yakoraga urumva. Rero ibiganiro byacu ahangaha nakagaruka mumbabarire nyuma mbere yuko dusoza mbanze nibwirira abantu ko the midnight mumbabarire mujye the midnight ubu niho hantu hambere hari gukimaka. Namaze kubabwira ko igikoni cyaho reka nyine nongere mbyibutsa abantu ko nta handi hantu ho kuba wasohokera mwino minsi ndi kubibabwira. Yaba umuntu ukeneye kugenda akajyana akamererwa neza nambabarire ajye the midnight. Na wa muntu wese waruhukiye mu rugo rwe, hari abantu benshi usanga ari mu rugo ariko atateka, sibyo? Cyangwa hari abantu bamusuye adakeneye kubatekera mu rugo agakenera ka delivery. Niba ukeneye ifi, niba ukeneye agatungo, niba ukeneye urukwavu, niba ukeneye chicken rice, ari abantu benshi bagusuye, mbabarira uhamagare the midnight kuko aka kanya bamaze kugushyiraho delivery. The midnight nugera urasanga